umupfumu ari mu gukomera kurusha ababo kubera icyaha akazahabwa indirimbo buri cyumweru akarepetesha abandi ntazi kuririmba nta nijwi agira kubera ko ari umusambanyi na kondigiteri kamuha intebe kamuha ijambo abagira amajwi batasambanye na kondigiteri nta ndirimbo baza batera abo kubekinga iri inyuma ariko wazogira ukibazo mvu umuntu karakubita ijwi sendiga rishaka karibu sakunda gutanga ubuhamya bwa umungu bavandimwe Nzabakiza yarangwajije so babwira amakuru hari gihe kimwe abantu tuza tuvuga ibintu bakagira ngo sibyo ngo ni igipindi uyarangwajije refe namwe isumu yageza nyigisha kugenda umugore ugusha umugabo mu mutego uwo mugore ngo ararusha ubwo mu rupfu zantanga kuruziza imanza zose dufite hano ku isi n'ibibazo dufite nuko abantu twese tudasoma Bibiliya kandi ngo tuyumve kimwe perutse kuja kwigisha ahantu twari kumwe n'umuvandimwe Jacques refera wahavuga ijambo rishimishije arambwira ngo ijambo bavuze ngo abantu baba batambutse bakihana ngo ari iki kibazo ngo n'abanyarwanda utwebwe abanyarwanda ukuntu duteye ngo ndabihanisha mu kinyabufura cy'ikinyarwanda ngo ndaho tambuka hano ngo none ngo nzoza mvuga ngo aho uri mu mutima nawe uvuge ngo kuko gutambuka hano ngo birakugoye none tugiye gusa tumara tubihanisha mu kinyarwanda we niko yavuze gusa ngo we bazamuha amazi baso umusengere ni bamara bazamuha amazi ibindi timukambare mu guhagarikira no mu gukora ibiki timukabimbareho gusa keneye kwicara imbere icyakabi keneye amazi afite inyota navanyije mu wanje jerekani nubundi ko ntahuze ugenda udateze moto uteze moto ugashira ikuruta ahangaha ukaryicarana n'umuheho ukazukurura uteje ikibazo mu ikanisa ngo n'amazi uteje ikibazo mu materaniro ngo n'intebe intebe y'imbere iki kurimo nicyo kizotuma bakwicaza imbere kitarakuzamo nukurura cyari ku muryango iriya kwidirisha ari mu mujimu kabije Yesu murikira mana we Yesu akuramo Yesu arazatewe karibu ndukwe nawe Yesu yagukuye mu mwishima usigaye ugenda ubona ku matara munsi Yesu atarakumurikira wageze usitara mu gitondo na nimugoroba yikoreye umusaraba uremereye cyane yarakubiswe ategwa icumu yambara ikamba ry'amahwa arasuzugurwa acibwa amacandwe mu maso kubw'ibyaha byanje na novekas omedelasi imbabazi ze zihora witeka n'umunyebambe agira neza we agira neza imbabazi ze zihora witeka umubwiriza igice cya 7 murongo wa 26 kuri Yesu Kristo mubwiriza 7:26 haravuze ngo maze mbona ikintu kirusha urupfukurura maze mbona ikintu kirusha urupfukurura n'umugore umeze nk'umutego n'inshundura n'amaboko ye akaba nk'ikigoyi
unezeza Imana azamurokoka, nezeza Imana azamurokoka, ariko umunyabyaha azafatwa nawe. ariko umunyabyaha azafatwa nawe. Arufite bibiri ijambo ry'Imana murebe Mubwiriza 7:26 Munyamibabaro w'izina ritangaje umwana w'Uwiteka umushime umukiza avuye mu gituro we aje mw'ijuru ariwe cyaranye n'Imana tumushime n'umukiza. Somere past ikintu nabonye gikabije ubugome, ikintu nabonye gikabije ubugome kurusha urupfu ni umugore ushuka umugabo ugusha umugabo mu mutego, ugusha umugabo mu mutego. urukundo rw'uwo mugore ni nk'urushundura n'indobani muri make, naho amaboko ye ni nk'ingoyi. Icyakora umuntu wubaha Imana kini mwenye wubaha Imana aramurokoka, azarokoka. naho umunyabyaha we namuva mu nzara, yomuva mu nzara n'ubu aramufite. Ezekiel papa igice cya 18 basoma umurongo wa 20 kugeza kuri 21. Bon de la valle de noseke. Ezekiel 18:27. Maze kandi umunyabyaha naba mu byaha bye, oya 20:21 18 kuri 20 no kuri 21. ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we, gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we, ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanje yose, kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, nukuri azabaho ntabwo azapfa. Amen. Amen. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Semeni amen. Haleluya. Katuganire muri uyu mwanya mutoya. Tuganire ijambo rivuga ngo ubuzima bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubuzima bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubuzima bukora icyaha, ubuzima bugendera mu cyaha, ubuzima bubana n'icyaha buzapfa. Buzapfa niba ubuzima bwawe buza bukontorwa n'icyaha, uzurarika abantu bazoje kugushima, kuko randevu y'icyaha ni ugupfa. Igihembo cy'icyaha ni urupfu. Ubuzima bukora icyaha nibwo buzapfa. Aya magambo dusomye mu gitabo cya Ezekiel arimo ahanurira ubwoko bw'Isiraheli. Amagambo yari yahawe n'Imana
Imana data yo mu ijuru arababwira ngo mw'Abanyesiraheli mwe ubuzima bukora icyaha nibwo buzogira gute nibwo buzapfa. Ubuzima bugendera mu cyaha, ubuzima bukontororwa n'icyaha, ubuzima bwatwawe n'icyaha, ubwo buzima uzugenda ari kumenye kuko iherezo ryabyo ni urupfu. Semeni amen. Iherezo umwanditsi yaravuze ngo iherezo rya byose riraje, kandi aravuga ngo umuntu azahemba bikwiranye n'ibyo yakoze. Abakoze ibyiza bazohembwa ubuzima bwo kwiteka, abakoze ibyaha nabo bazohembwa ubuzima bw'iki bw'urupfu. Semeni amen. Haleluya. Nabo bazohembwa, nta muntu utazohembwa, gusa ikintu gitandukanye abantu bazohembwa bikwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Haleluya. Turacyari mu materaniro se? Yes. Turacyari kumwe? Cyane. Muracyatwishimiye? Yego. Nimwe kabagira guki. Haleluya. Ezekiya yarari marangiza bitewe n'ibyo ubwoko bwarimo bukora. Arababwira ngo ijwi ry'Imana ryaramanutse riraza, usomye kino gice. Riraza ringeraho rirambwira ngo mbabwire ngo ubuzima bugitwagwa n'icyaha, ubuzima bukigendera mu cyaha, ubuzima bugikorwa n'icyaha, ubuzima bugitegekwa n'icyaha, randevu y'igihembo cyabo ni urupfu. Ni urupfu. Amen. 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 Ni urupfu. Abashaka ubugingo buhoraho hitamo Yesu. Ubugingo butazapfa ni ukumenya Yesu. Uwo munsi azazugwa amapfiriye muri we, ave muri turongo umucunguzi, azahurira mu ijuru abazabayo. Bampaye sinzaburayo ubwo azaza amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo niko nzumva izina ryanjye ryitaba. Tuzitaba abakiranutsi, ntituzapfa tuzatsinzira, ku buryo Kristo nakomanga yapiga hodi kwanga umugeni yafika, akiniomba nifungulie, azohamagara ngo abapfuye muri yo bazogira bazuka. Uwo munsi hazozugwa abapfiriye muri we, ave muri by'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Bampaye naje sinzabumvayo. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bukora icyaha buzapfa. Titugitinyuka kuvuga ibyo, titugikenera kuvuga ibyo, nibyo biduteje imanza, nibyo biri mu gutuma isi itwurira mu gitondo na nimugoroba ikazi tuzamuka ngo tubabwire ngo muzabaho. Randevu y'icyaha ni rusoro. Amen. Angize imiryango iturindiriye
zamurira Imana ishubahiro. Haleluya. Imiryango irindiriye abamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakirinda ubuzima bw'icyaha. Yarazanditse Dawudi arazandika muri Zaburi 119 aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje Mana kugira ngo ntazigera ngira gute gucumuraho. Yohana ilikumbinga anayumva Yesu namwikila Yohana ugende uwilabantu igihe cyayegelela. Bwana sifiwe sana. Igihe kiragaraje Yesu yaravuze ngo mubabayeho ntawuzomera nka Yohana. Haleluya. Nta numwe ariko abwira abantu gusa ngo nimwihane nimwereke inzira zanyuzukuru nimugorora inzira zanyuzukuru. Some Yohana gucyo bamaze kumufata Yesu ngo yamatangira akazi yamahera ko Yohana yasigareje yamatangira kuvuga ngo nimwihane ubwami bw'Imana buri hagufi. Nimwihane ubwami bw'Imana buri hagufi kubera ko ubuzima bukora icyaha buzapfa. Zambi zako za kisirisiri isumu sana kuliko ukimwi, usipotubu wataraka pole pole atukuzwa. Bwana sifiwe sana. Salomo arandika aravuga ngo yabonye ikintu kibabaje kiza gitera agahinda kurusha urupfu. Tekereza nta kintu kiza gitera umwijima. Urupfu ruza ku manywa umwijima ukabutika. Urupfu ruza warubyibushye ukananuka. Urupfu ruza wagiraga apeti ukananirwa kurya. Iyo urupfu rwageze kuri wewe cyangwa mu bavandimwe urupfu rukaza uzunanirwa kuvuga wari imvuzi. Ariko Salomo ngo aravuga ko yabonye ikintu gikabisha ubugome kurusha urupfu ngo ni umugore ugusha umugabo mu mutwe. Yabu witekata wewe tuliziteka tuwaparamizime sandi mana we yaba emewe yabu witeka wewe tuliziteka yeme tuwaparamizime ubugome. Urupfu yararusuzuguye rugira zeru. Ariko abona uzosoma igitabo Salomo yari umunyabwenge wari warahawe ubwenge n'Imana yo mu ijuru ngo yageze arangiza ikirere ngo akamenya icyo gihatse akamenya ngo yongera arangize kuki apima urupfu n'umugore abona umugore araremereye. Aravuga ngo umugore ugusha umugabo mu mutego. Umugore ugusha umugabo mu mutego uwo mugore ngo ararusha ubugome urupfu. Zantanga kuruziza imanza zose dufite hano ku isi n'ibibazo dufite nuko abantu twese tudasoma Bibiliya kandi ngo tuyumve kimwe. Kuko iki gitabo iki ntakibamo na kimwe ntakiri hano ku isi kitaba muri kino gitabo. Nta na kimwe gusa dufite intambara z'abatagira igitabo muri bo ikiba mu mutima ntikibe no mu ntoki bumva amakuru bikabateza ibibazo. Ego niyo ntambara dufite. Intambara y'abatagira igitabo kandi batagisoma batacumva twavuga ibihwanye n'ijambo ry'Imana bikabateza impagarara muri bo. Ubuzima bukora icyaha buzapfa. Ugira karuvante zibiri witwa bishop witwa archbishop witwa nde ubuzima bwawe nibukora icyaha buzapfa. Uyobora itorero
utumikira benshi umenyekane cyane utunge cyane uzare wororoke ubuzima niba bufite icyaha ande n'urupfu kono Imana igucira inzira uje hanze wirukanka isi yose uyizenguruke ugira ubutunzi hano uzubagwa mu bakire batunze igihugu ariko ubuzima bwawe nibukora icyaha ukire ntibuzakuramira uzapfa. Amen. Haleluya. Haleluya. Wiga amasomo menshi uyarangiza uzugerekaho yandi usubiramo ayandi wongera ugerekeho ayandi ubuzima bwawe bukigengaho n'icyaha arandevu yago izoborera rusoro ariko muri iyi nzu yavuze ngo abapfuye bazozuka n'ukuri kw'Imana kandi ngo bazova mu bitugu umucunguzi ngo bazohurira mu ijuru n'abamesheje aravuga ngo nanje nzaba ndiyo. Haleluya. Kuzabiga zotuma tugasigana Sikuzabiga zotuma tugasigana Tusigane kimagara imitima tubonane Tusigane kimagara we imitima nayo tubonane we Banasifiwe. Haleluya. Ko mwakonje nimushuwe hano harashushe Rem cyagiterane cyagize umutwe munini cyakobanyije ibintu hano amatelefone yarakoroganye irenze uragira ngo nari nzi ko nzobona telefone ihamagara ngo nze hano ibintu byari byakoroganye ongera tutarame guce mu gitondo kandi hari ibintu byakoroganye Onokuri. kwangiriza abamede n'abaperesi Ego. undi hagomba kuba igitaramo kikagira icyo byangiriza cyamara kikubaka haribu mapepo ibintu byarapombaranye biraturika amatelefone arahamagara pa ngo iri ni iteraniro rya kwakiriyaho urabona ari abapfumu ngo aba baguhaye agatuti ngo bari ko batekereza igaho wewe wawe bivuga ko uratekereza ariko uzi ibintu byabereye ahangaha muzi umugisha twakiriye hano muzi imbaraga z'Imana zabereye hano reka daho turaje twiruke ubuzima udafite icyaha mu buzima bwawe umwe twavuganye mu gitondo kuri telefone ndamubwira ngo tinya gusa icyaha mu buzima nyuma y'icyaha nta wundi ugirira ubwoba mu buzima tawe iyo gusa umutima wanje guyereka ngo uri sawa nta kantu bambonyeho ntako banketseho tuzoza n'ibyiza tuzobimwa ntacyo bizodutwara ituzi n'ubundi n'Imana izituri igiye itwereka filime y'ibyatambutse twobiramira Nzabaki sakunda gutanga ubuhamya ngo bavandimwe Nzabakiza yarangwajije so babwira amakuru hari gihe kimwe abantu tuza tuvuga ibintu bakagira ngo sibyo ngo ni igipindi ngo yarangwajije refe namwe isumu yageza nyigisha kugenda ngo dusigaye dushikira ngo tuza tuvuga ngo amagambo atuma ngo amagambo agira Batanzu. ko muratuniga none ngo tubareke bundi turahanganye umwanzi iyo bari ku rugamba yura umwanza gutanza arakwica niko bimeze hasarani ibintu biri hasarani arabaye nguyu arabivugaho zarabaye mwisi dutuyemo tubamo ariko kubera isi ya none turembeje idashaka kumva iby'umwuka wera idakeneye kumva umwuka we iri mu kuzana izindi stories zidahuye muzovuga muzocoka ariko Yesu Kristo ari bugufi kuza
kubera ko isi tugejeje kure, isi tugejeje kure kiradusatiriza habi, ubuzima bukora icyaha buzapfa. Ubikunda ubyemera ugiriye amasheriya menshi, usoma ibindi bitabo, uzuzana ibindi, uzana izindi nyandiko, dore ngiyi ni Bibiliya. Bibiliya zivuga ngo nta cyanditswe kitahumetswe n'iki n'Imana. Wowe urinde uri mu kuja gukosora Imana, wowe urinde uri mu kuja gukosora Imana. Bibiliya kwizivuga ngo hovamo n'inyuguti nk'abantu boshe, wowe urinde uja gukosora Imana. Ariko kubera abantu ibintu turimo gushaka kwiremera amasheriya no kugira ngo tubeho neza, bigatuma duhindura amagambo yanditse tukayasoma uko atariko, tukanayavuga nuko atariko, tukazana n'ubundi busobanuro butaribwo uremereye cyane. Abayozana ngo arababwira ibintu 10 biranga kino ngo yongereho ibindi 10. Nababwira kimwe, ubuzima bukora icyaha buzapfa. Buzapfa. Nta yandi sifite ibindi ngo bingaha. Naho twari umuntu ngo aratubwira ibintu 19 tubijane. ubuzima bukora icyaha buzapfa. Ijuru si umuryango ukinguye warangaye. Nasoma igitabo cyaruka kiza kivuga ngo nyirizu nahaguruka gakinga nibwo abantu bazotangira ngo gukomanga. Erega ijuru si umuryango wafumutse ngo abantu bose baze binjire. Imbwa, udusega, ibikeri, bikoya hasinjira abantu abakiranutsi. Yesaya yaravuze ngo iyo nzira zitwa nyabagendwa, ngo niyo kwera no kugira gute no gukiranuka, ngo abanduye imitima bazayicamo. Ni inzira yeshejwe, ni inzira isa neza, inzira idafite ubuzima bw'icyaha niyo abera bazacamo. Uhitamo Yesu cyangwa ureke. Ndimo gutangana n'umuntu utongana kamatongana ngo twigishije aya magambo yewe. Ese niba atagufashije waretse ukaceceka, komeza Imana yawe nanje nkomeze. Iya ariko abantu nk'ababyeyi barabangamiwe kandi babangamiwe n'ibisho. Ntibagishaka amagambo y'ururutse imitima, ahubwo basigaye bakenera amagambo yo gukomeretsa imitima. Ko nababwiye bushize hariya mu Canada bavuga ngo nukuri kw'Imana, nongeye kubisumiramo. Sinova mu rugo nateguye ijambo ryo kuza gukoroga abantu hano mu materaniro. Sinotegura ijambo ryo kuvuga nabi mu materaniro. Gusa ahubwo ikibazo zamvuga ijambo ndirihuza na kamere yawe ukarifata ko ari ryo. Niba nkubwiye ngo ubuzima bukora icyaha buzapfa, ufite icyaha ntucihana, tuwoshobora kumva ko navuze neza. Bishoboka. Ariko sinohagarara imbere y'uruhame rw'abantu ngo nzana amagambo yo kukubangamira ja, zino bishoboka. Icyambagurukije cyane n'ukubutsa imitima ibabaye. Utuzi cyakabi kakwereka kuko hari inzira tuzacamo. Wari wibere umutuzo ijose ikusengezo rudaca. Wari wibere umutuzo aiwe mana we ikusengezo rudaca. Yesu yasize ngubwiza mu ijuru, asiga icyubahiro mu ijuru, asiga ibizima byahoraga bimuramya bivuga ngo uruwera. Aza gutukwa, aza kwicwa nabi. Bakubwira ngo ubuzima bwawe nibuve mu cyaha ukanga ukihagarara ugakomezaho ukazuzana yandi masheriya tutazi. Ni ukuri kw'Imana ubuzima bukora icyaha buzapfa. Yavyanditse aravuga hasi aravuga ngo ariko umuntu uzohindukira ngo akihana ibyaha ngo ni ukuri ntazobwira gute ntazapfa.
yavuze ngo ikindi cyongeho gikome ngo nta mwana uzozira icyaha cyase kandi ngo nasi azozira icyaha ciki cy'umwana we kila mtu na muzigo wake cyo bwerekeza utambukana imbere inizanje nzikore bibe bizima cyangwa bizobyikorera barajanga yikorera ibyiwe umwana azaje hagaga yikorera ibyiwe buri wese azinjirwa n'ibyo azaba afite hano inyuma zoshika ku muryango w'ijuru bambwire ngo ibyo wikore wowe byinjira n'injira cyangwa bambwire ngo ibyo bigira undi muryango subirayo zoja gurukana abagore batandatu ubwana 14 aha wamugenda ucyo bakubaza buri mwana na nyina ese akubwire ngo biranditswe ngo umugore n'umwe wayobse uyu muryango si uza winjiramo wayobse haza undi mugabo w'intwari yinjirane n'umugore we n'abana Yesu amubwire ngo wagize neza injira umubabaro kuri bajya tubona we birimo baboneka kabizigirwa we babusama muri cya gitabo bavuga ati mwabitwara abakozi bawe bati ni mumva imbere mwabivume mwajyajyage birababaje kuja mu muriro bazama basana ntagitaramo cyabaye wa mututabayemo taho uduma yigeze batutigeze tubamo taho bataramye muri Kigali tutagezemo ariko Yesu ngo azobabwira ngo nimumva imbere mwabivume mwanjyajyamwe nimumva imbere nimumva imbere simbatsi ngo sinigeze no kubamenya ngo twabaga imbere natwe twageza dukora iki natwe twagira gutu Yesu akubwire ngo ya mirimo yose wakoraga wayikorera mu buzima bugenga icyaha tiyigeze yandikwa mu gitabo cy'ubugingo amen abe nukuzotanga amamiliyoni n'amamiliyari ubuzima bwawe bukigerwa n'icyaha zanditsiriya mu kindi gitabo ibyanditswe mu gitabo cy'ubugingo Hallelujah. Avuno mengi ameiva watenda kazi wacha lazima mutumikie avuno mengi ameiva watenda kazi oh ni wachache lazima tumikie tuza muri mani cyubahiro hallelujah yarazanditse muri rukaravuga ngo abasaruzi nibake ngo ariko ibisarurwa ni byinshi aravuga ngo ni mwinginge nyiri basaruzi ngo yongera abandi basaruzi mavuno mengi yameiva watenda kazi ni wachache lazima nimtumikie lazima nimtumikie muri rimwe byaravuze ngo dukorere Imana kabazafa ejo tutitaye ngo kuzisi bitagira nyirabyo Yako. kuko ngo uyu muntu apfuye aragira gute arabisiga ngo bikaribwa n'utagize gutarabiruka tunganya inzira zawe tunganya kwera kwawe tunganya ubuzima bwa ugendera mu buzima buzira icyaha utwara ubuzima buzira icyaha muvandimwe yabivuze neza sigitangaza ari mu gutwara Bibiliya akagerekaho iPad agashiraho kuteri agashiraho isakame akagerekaho igitabo cy'umugenzi akazana umubwiriza yashika hirya gatereta gasamba twari kugabo se byotuma umunya cyahatagira bireka kwitwara mu ndogo cyo kuja mu mutima kugitwara gucya sana mbona ngo asamatwara kamaza mu gitabo kingana ko gucya musiko azashika mu kanisa yabiri bzuya ariko ubuzima budafite Yesu Kristo
babwiye Petero baramubwira ngo n'ingendo yawe bana sifiwe urasa nawe n'ingendo yawe uteye intambwe yonyine irasa niyo wa mugabo ngo apfe kubumbura gucyata ukoze igitangaza uvuze nkaho ariko twabwe nuko amakenera ngo yikorera urutabo akubita kantu kumera hanga ashira mikoti azana kandi kumusaraba ha bamwe mu kujana mu bukwe kugira ngo bamwicaze imbere kama kwita ikoro nirevera ira niyo kucumwe kubera impamba zikuko bomwicaze inyuma amazana ikoro ngo ndi pasteur tashingira tahagarikira koro gusa kugira ngo bamwicaze imbere ga aboneke mu barura mbere mweniko yavuze gusa ngo we bazamuha amazi baso musengere ni bamara bazamuha amazi ibindi timukambare mu guhagarikira no mu gukora ibiki timukabimbare ho gusa keneye kwicara imbere icyakabi keneye amazi afite inyota navanyije mu wanje jerekani kankanisa nubundi ko ntahuze ugenda udateze moto uteze moto ugashira ikuruta hangaha ukaryicarana n'umuheho ukazukurura uteje ikibazo mu ikanisa ngo n'amazi uteje ikibazo mu materaniro ngo n'intebe intebe y'imbere iki kurimo nicyo kizotuma bakwicaza imbere kitarakuzamo nukurura cyari ku muryango iriya kwidirisha zose bari cyo biriza Paulo na Baranaba mu itorero ryo muri Antiokia IPCD urugenzi rwo rwa mbere igitabo kizakozwe n'intumwa 13 akianza safari yake ya kutumikia Mungu yarashoreranye n'intumwa y'Imana Baranaba gambe kitembeye ubasha muri Antiokia IPCD ariko bagenda badafite ubutumire ngo bashike babicaza inyuma kandi ngo batesha agaciro cyane ngo basoza amateraniro ngo baje gusoza amateraniro Paulo amanika akaboko arababwira ngo twifuje kura musitora ariko ko turatanga kwa Yesu Kristo katika maono Paulo aliona seko Paulo katika maono Paulo aliona akimuita shikayo Paulo yifuza ngo kuma mitore bibiri aravuga gusa ngo ahantu yageze agera bwa mbere bose yageze babwira ngo ukuntu yafashwa tungu arababwira ngo uyu mubone uhagaze imbere yanyu nari mubi nageze ngirira itorero na ngatoteza intumwa kabagirira nabi abavugaga Yesu Kristo bose nabagiriye nabi ariko nanje ubunyine ndi mubahamya Yesu Kristo arababwira ngo amakuru y'Imana bane na kubera umuhamagaro wari umurimo n'icyo Kristo yari yamushizemo usomye igitabo kiza kivuga ngo iteraniro ryose risohokana apana refe apana umudiyakoni iteraniro ryose imbaraga zima kamazi bakurura mwese mukankurikira ngo baramubwira ngo ese ngo twemera isabato ikurikiyeho ngo katubera umushitsi ahorati cyo naco umusore yafishe yo afishe izo nako shize mu tuzari niko bimeze bibiri zivuga ngo usomye aravuga ngo kwisabati kurikiyeho ngo hafi umudugudu wose umve apana giteraniro nono ngo hafi umudugudu wose ngo uteranira kuza kumva ijambo ry'Imana amen maze Paulo abagabarira Yesu nikiri mu muntu nicicaye ubuzima bwe yaramaze kuvamo yaramaze gusezerera icyaha yaramaze kwanamuza amaze kubabwira kuko nari umugome nari mubi naratoteza gitorero ry'Imana nafashwe ngiye kwandikisha inzandiko zo kwica abantu niko karakazi ariko numva ijwi rintungura rimbwira ngo Sawuli we undenganyiriza iki aravuga ngo karame mwana karame yahumye iminsi 3
Imana iki yayimukuramo yayimukoropa kazikoropa aho mista muzarira asoma zima yo kubona ibyiza no kuvuga Yesu aratunganywa neza aja kwiga maguru y'umusaza na Mariya arita yikubwiza bw'Imana atangira kuvuga ubutumwa bw'Imana ariko kubera iki yaramaze gusezerera ubuzima bugengwa niki nicyaha. Asifiwe Yesu. Tuve mu buzima bugengwa n'icyaha, nta yandi mahitamo yago, nta kindi gihembo cyabo, ni urupfu. Ko murumva mwabaririmbyi murategereye neza ubuzima bw'icyaha ni urupfu. N'ubwisi tugejeje ibintu byinshi bizibakiwe mu cyaha. Uziko umuririmbyi mwari mu gukomera kurusha babo kubera icyaha akazahabwa indirimbo buri cyumweru akarepetesha abandi ntazi kuririmba nta nijwa agira kubera ko ari umusambanyi na kondigiteri kamuha intebe kamuha ijambo abagira amajwi batasambanye na kondigiteri nta ndirimbo baza batera abo kubekinga iri inyuma ariko wazogira ukibaza ngo umuntu ukara kwitijwi sendiga rishaka karibu Esuri yawe bamuhaye bigenze kuriya ni inshuti ya perezida uwo mwima indirimbo se perezida ari uzuyobora uzima gukora icyaha uzapfa. Wino tujane mugenzi we yatujaniye zabana na jambo azaduhisha narambiranye gusoza tutahe kandi uzongera kumbona kera cyane tindino umuza kambi sambisa kaciya Mbega mwari mutuje nti mwari ko mumenye ibyatubayeho ariko kiriya gitara ngucuranga aho bwingo numva nawe wavuye na kivarada curanga neza
muje nkaha Yaraba. Bwana asifiwe. Haleluya. Nukurira tukaryame ngo uburi bitotse ubuzima bwawe butakoze icyaha. Tukaryame ngo uburi bitotse ubuzima bwawe buri kumwe n'Imana. Umunsi uzoryama ukabura bitotse, umunsi uzobukora icyaha uzobwirirwe nturye unabura ushakisha uko ukongera kubonana n'Imana. Uko nokora kwima. Ariko ubuzima bwawe bukiri kumwe na Yesu. Tukaryame ngo wikange ikindi kintu cyose. Icyaha gusa. Icyo cyonyine nicyo kiza kibuza umuntu amahoro. Ariko ibindi byose ni iby'isi tugengwa na Yesu Kristo. Haleluya. Ni ubitse ubuzima bwacu mu kiganza. Yabumbuye gutya nta wundi. Yongeye kubumba gutya nta wundi wodufata. Bima hotelem. Ariko ikintu kiza kizana ukorogano. Icyaha cyonyine gusa cyonyine nicyo kiza gitandukanya umuntu n'Imana. Ubusabane bwawe n'Imana bukaje kure, ukibagirana mu bantu ukaza usanga umuntu ngo se byagenze gute yagenze gute, nta kindi ni icyaha. Muririmbyi yaravuze ngo icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye. Isi ya none ikeneye kumva icyaha, inashaka n'icyaha mu matwi yabo, bakeneye imirimo n'ibitangaza no kubemeza ibindi no kubagasanira n'imigisha. Ariko ubuzima bwabo bukigengwa n'icyaha, ubuzima bwose bugengwa n'icyaha buzapfa. Ngaruka ariho bugingo nitumara dusenga Imana. Amen Nzabakiza. kabazenguruka gushya itumara pastor aze kudusengera
perutse kuja kwigisha ahantu twari kumwe n'umuvandimwe Jacques Revera wahavuga ijambo rishimishije arambwira ngo ijambo wavuze ngo abantu baba batambutse bakihana ngo ari kikibazo ngo n'abanyarwanda utwebwe abanyarwanda ukuntu duteye ngo ndabihanisha mu kinyabufura cy'ikinyarwanda ngo ndaho tambuka hano ngo none ngo nzoza mvuga ngo aho uri mu mutima nawe uvuge kuko gutambuka hano ngo birakugoye none tugiye gusana tumara tubihanisha mu kinyarwanda kuko ntawo tambuka hano imbere ngo yatsi haya era tubwiwe Revera tubwira ati nje nakuriye muri Tanzania nawe n'umuvandimwe ni mwene wacu nawe n'arakubwira iyo tuza ijambo twumvishije twari kuja kurangiza abantu bari hano bapfukamye babasaba iki imbabazi ariko twebwe nje ubaye hano muri ensemble de hariya se ni heja mugasya ko tumaze kugira itaramo cyiza amiga aravuga ngo ariko ndabazi mwebwe ntawo tambuka n'umwe ndabihanisha mu kinyarwanda uko mu mwuka wera ho ntibikunda ntimutambuka none bwana sifiwe wera ko abantu ibintu byakubaraye zananiranye turazina ni bamara babihanisha mu kinyarwanda ukajambo kangiyemo cyane uraho ngaho nta umenya ibyo wavuze uzuvugira mu mutima nta unumenya ko wihanye ariko uhinduke niba ugize isoni zo gutambuka hano tacho ahuri uhindukire kandi wihana siko kwiza ahuri nta ugusabye ngo uze hano kuko ndiwoza ko magase ngo twocisha mama so ndi twatubona se ariko ndiwoza ariko ahuri uzakire mu mutima wihane mu mutima usengere mu mutima wakire Yesu mu mutima nukuri nuko biraba bihari siko bimeze kuko kukubwira ngo uze hano upfukameho ntibzokunda tiwemere hano urahatinya none rero tugiye gutamba gucyo bene data tube nkabazenguruka hano kugira ngo abantu babe batunganya iyo mitima yabo nimari nagume hari yanti muyitambutse kuko ngo umwe azamagira isoni ati se kujya twari twicaranye nawe ufite ibintu ari kugumaho mugenzi wawe ntamenya ko wahavuye cyangwa wagiye ukure gusa aho ngaho umutima ujane kwa Yesu numara awugarura usa neza uwo mugenzi wawe ntamenya amakuru ariko wihano hindukire usange Yesu Kristo uve mu buzima icya utunga Imana mu buzima bwawe nitumara ubwiza bw'Imana bugire piga baba